ku itariki ya 12 ndetse n'itariki ya 13 birumvikana ni z'uku kwezi turimo kwa gatatu umwaka n'ibihumbi 2026. Ku izo tariki rero iya 12 n'iya 13 nakoreye amadolari 46 kuri coin ya Pi nkoresheje psychology y'isoko rya cryptocurrency yitwa Buy Hype and Sell News. Niba warakunze kujya ukurikirana ibiganiro byacu ndabyibuka neza, hari video negeze gukora ndi kukugezaho urutonde rwa crypto coin ushobora kugura muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026 zikazagukubira 10x. Nakubwiye ko psychology y'isoko ikora muri cycles, hari cycles ndetse abantu bumva neza cycles, ama cycles ngire ngo ni cycles ebyiri isoko rya cryptocurrency ryitwaramo uba ukwiye kumenya byanze bikunze bikagufasha kuzaba neza cyase gukorera amafaranga mu isi ya cryptocurrency mu buryo bworoshye. Reka mbivuge muri ubwo buryo. Hari umuntu ejo yanditse igitekerezo cye muri comment cyangwa se yanditse muri comment agira ati nkunze ko ukunze kutugezaho prediction cyangwa se analyse kandi ibintu watubwiye bikaba. Ngire ngo nari narakubwiye ko mbere yuko Pi Day iba Pi Network izaba yarakoze ikintu kidasanzwe. Ngire ngo mwabonye rero ko kuri 13 nibwo Pi coin yabaye listed kuri Kraken. Nari narabikubwiye byanze bikunze bitewe n'amakuru nagendaga mbona. Hanyuma rero nagomba ndi hano kuvuga gusa kuko hari nabandi, nubwo mbabwiye uwo muntu wanditse muri comment ati nkunda kuvuga ibintu bikaba, hari nabandi bandika bati nujye uburi byuvuga batari kubundi bimeze gute. Kuba Pi yongeye kumanuka ikaba iri kuri 0.19 nago ari uko ari fake crypto coin. Mu byumve buri cryptocurrency yose igomba kurangwa na volatility, ariko kandi kuba Pi izamuka cyane ikamanuka cyane mu gihe cy'igihe gito ni amahirwe uba ufite. Ndetse kandi mba nakoze video kuko sinjye nyine wakoreye ayo madolari 48, hari n'abakoreye menshi. Ariko noneho wowe ni gute ukwiye kujya ubyaza umusaruro kuba uzi coin ya Pi, kuba ubona volatility yayo kandi mbere uba ubizi ko bigomba kubaho, cyangwa uba warebye video zacu ukamenya makuru. Ayo makuru tubaha ni gute mwayabyaza umusaruro. Ngo hayi kaze niba ari ubwa mbere ugeze hano, nitwa Dezo unyite Elidadi, nkora ibiganiro ndetse na video tutorials by'umwihariko bigamije kubafasha gukorera amafaranga muri iyi si ya blockchain turimo, muri iki kinyejana turimo, aho dufite amahirwe yo gukoresha ikoranabuhanga ririho ari ryo internet, ikoranabuhanga ririho ari ryo blockchain, ikoranabuhanga ririho ari ryo AI, tukinjiza amafaranga. Nago tukiri muri ya minsi ya mbere aho kubona internet byari bigoye. Ubu ngubu nago ukwiye gushaka isoko, cyangwa nago ukwiye gushakisha amafaranga mu buryo bwa analog. Gerageza uze mu isi ya digital, ujye kuri internet, ufate ikibanza ugaragaze ibyo ukora. Rero mwibutsa ko turi no kubategurira online class yitwa Digital Income Mastery Rwanda. Ngire ngo niba utarareba video y'uburyo tuzatangira kwiga ku itariki ya 20, ariko na hano reka twige kuba Pi iri kumanuka, kuba Pi itari kuzamuka. Naga ari ukuvuga ko Pi ari fake crypto coin. Buri coin yose irangwa na volatility, kuba yazamuka kuba yamanuka. Ariko kuba Pi izamuka ikamanuka kandi ububizi nakugejejeho amakuru, ni gute wabebyaza amafaranga? Nari nakubwiye ko Pi izakora ikintu kidasanzwe, nkubwira ko Pi igiciro gishobora kuzamuka nubwo ubu kiri kumanuka. Biri guterwa n'iki? Mubizi neza ko Kraken ikimara kudutangariza ko izalistinga Pi, twari twiteze ko igiciro kigomba kuzamuka. Hari videos nyinshi nagiye nkora nibaza nimbabaza ni ese mubona igiciro cya Pi kizazamuka kikagarukira he? Mu byukuri muri iriya periode nta muntu uba ugomba kumenya igiciro kiza
kizazamuka kigarukire hehe, na indication zizanyazo ziba zizewe 100% zishobora kutwemeza aho igiciro gishobora kuzagarukira, nubwo tuba tubizi ko igiciro kigomba kuzamuka bitewe n'iyo hype, ndetse bikaba byari bizwi ko hazakurikiraho Pi Day ku itariki ya 14. Ariya makuru yose uba ukwiye kuyabyaza amafaranga, bitewe nuko nyine igihe Kraken yari kimara kudutangariza ko izalistinga Pi, igiciro cyahise kizamuka kandi twari tubizi, nari naragiye mbikubwira kenshi, bitewe nuko igiciro cyazamutse kuko abantu benshi batangiye kugura. Iyo abantu benshi barimo kugura, trading volume irazamuka, kandi ibingibi muri cryptocurrency byitwa exchange effect. Iriya yari exchange effect, nubwo hari n'iyindi hype cyangwa se andi makuru yatwemezaga ko igiciro kigomba kuzamuka bitewe na Pi Day. Tuba twiteze ko bagiye gutangaza ibintu, ubundi nyine iriya psychology y'isoko ya hype uba ukwiye kuyibyaza amafaranga nk'uko nabikoze. Wenda tuzajya tunabigarukaho mu biganiro byacu, ariko reka turebe ese ubu noneho kiriya gihe ntago washoboraga kuba wakimagina ese Pi irazamuka igarukire hehe, ariko ubu ngubu isa nkaho yakoze retest. Ushobora kuba wamenya uko igiciro kigiye kwitwara mu bihe biri imbere, ari nabyo dushaka kugarukaho. Ariko kandi twari tugize tuti kuba Pi yarazamutseho gato kuriya, ariko nta nubwo ari gato, trade ushobora kuba wakora ukinjiza amadolari 46 bitewe nuko na tradinze feature trading ya USDT 120. Hanyuma ninjiye mu isoko Pi iri kuri 0.18 nkora long order birumvikana, hanyuma nsohoka mu isoko cyangwa se nari nashyizeho take profit yo kuri 0.25 birumvikana. Igiciro range ile hagati ya 0.18 na 0.25. ngire ngo bwaranakeye nkora video ndakubwira niba hari coin iri kwitwara neza, ni coin ya Pi. Ninaraye ngiye kuryama, Pi iri kuri 0.10 na bingahe, mbyuka iri kuri 0.25. nibwo nari nakoze rero iriya trade, kuko nari mbizi neza, nawe nari nagiye mbikubwira. Hanyuma USDT 20 USDT 120 nari mfite, nkakora long order Pi iri kuri 0.18 nkagurishiriza oda yanjye ikangurishiriza, bitewe nuko niyo setup ninashyizeho 0.25. habayeho kuzamuka kwa 0.07. rero birumvikana ko yazamutseho 39.9%, hafi 40%. rero nabonye profit y'amadolari 46. ariko kandi iriya exchange effect ni gute ikora? Ubundi iyo coin igiye kuri exchange nini, abaguzi bashya barinjira, hype ikiyongera ndetse n'igiciro kikazamuka. ariko nyaboneka ubukwiye kumenya ko igiciro kirazamuka by'igihe gito. Hanyuma reka turebe ni yihe mpamvu yatumye igiciro cya Pi cyongera kumanuka nyuma ya Pi Day. Nyuma ya Pi Day igiciro cyaragabanutse, ubu ngubu muzi ko Pi imwe iri kuri 0.19 hafi aho ngaho. ariko kandi ibi ngibi ntago ari ikosa rya Pi Network, ntago ari ugutsindwa kwa Pi Network, ahubwo ni ya psychology y'isoko. kuko iyo nza kuba nzi aho igiciro cyari bugere kigakora retest kigatangira kumanuka, nari kongera nkakora short order. ariko iyo ntago nayikoze, ariko hari n'abayikoze bakoreye amafaranga menshi kundenza. ntago rero kuba Pi ubu ngubu yongeye kumanuka ari ikosa rya Pi Network, ahubwo ni ya psychology y'isoko. kandi muri crypto habaho ibintu byitwa buy rumors and sell news. rero ziriya rumors narindi kuvuga, ninakoresheje
psychology y'isoko yitwa Buy Ramos and Sell News. Iyi psychology y'isoko niyo nakoresheje, navuze ko ushobora no kuyita Buy Hype and Sell News. Nicyo kimwe na hano Buy Ramos. Buriya Ramos na Hype ni ibintu bisa nkaho ari bimwe cyane, kandi buriya Hype nyine ni Ramos, Hype ni hype nyine. Nago uba ukwiye kugendera kuri hype, bitewe nuko ahubwo uba ukwiye gufokasinga kuri iki kintu. Iyo Ramos, iyo hype ukayibyaza amafaranga. Rero abantu cyo kimwe nkanjye bagura buriya mbere ya event, hanyuma event yaba ugahita ugurisha, bitewe nuko nyine nta kintu kiba kiri kuvugwa na hype iba ihari ya danje, isoko riba rigomba kumanuka. Iyo ni psychology y'isoko, kandi uba ukwiye kubyaza amafaranga yuko uba ukwiye kugura hype, ukagura Ramo, event yamara kuba ukagurisha ugafata profit. Ibi ni ibintu bisanzwe kuri crypto coin nyinshi cyane, nago wabikora kuri coin ya Pi gusa, nuko nge nabikoze kuri coin ya Pi, kandi of course ni nayo turi kuvugaho. Hanyuma reka turebe Pi izongera mu by'ukuri kuba yazamuka bigenze gute. Ku munsi w'ejo nibwo nababwiye ko Pi network igiye kujya ikoresha smart contract. Ese izi smart contract zishobora kuzamura igiciro cya Pi? Nicyo kintu tugiye kongera kurebaho, ukwiye kuzirikana kugira ngo uzamenye igihe smart contract zizaba zitangiye kuvugwa ko zigiye gushyirwa mu bikorwa, cyangwa igihe cyose hari Ramos, hari hype, ni gute wazajya ugenda ugakora trade bitagusabye kubuza technical analysis, ukaba wagura Ramos ukagurisha news. Hanyuma reka turebe ni gute ziriya smart contract navuze ku munsi w'ejo zigiye gutangira nyine kujya zikoreshwa na Pi network, ni gute zishobora kuzazamura igiciro cya Pi. Birashoboka, ariko ntago ari ibintu bizaba mu kanya gato cyane. Gusa ariko reka dutangire twibaza iki kibazo: ese ziriya smart contract zishobora kuzatuma igiciro cya Pi coin kizamuka? Yego nibyo, smart contract zizatuma igiciro cya Pi coin kizamuka, ariko nago ari ibintu byako kanya, kuko smart contract nago ari pump y'akanya gato, ahubwo ni fondasiyo y'igihe kirekire. Buriya smart contract zizatuma app nyinshi ziza gukorera kuri Pi blockchain, zizatuma habaho payment zikora cyangwa se automatic payment, zizatuma habaho agreement cyangwa amasezerano azajya akorwa n'umuguzi ndetse n'isoko hadakeneye immediate reseller. Buriya uzagerageze kujya hariya mu mujyi Nyarugenge, ugerageze kwinjira mu isoko cyangwa mu iduka, nubona umuntu aza kubaza ati ushaka gaki, uzamenye ko uwo muntu ari immediate reseller. Byanze bikunze nakuyobora mu iduka ukajya kugura ako kantu, uzakagura ku giciro bazaguca, bazarenzaho commission ye. Rero iriya smart contract ni ikintu kizatuma amasoko n'amaduka azisanga ari gucururiza kuri Pi blockchain, ndetse bitume utility yiyongera, bitume ecosystem ya web3 ya Pi iba yuzuye, bitume igiciro cya Pi coin kizamuka. Igiciro cya Pi coin kizazamuka kandi mu buryo kitazigera gisubira inyuma, nkuko nabivuze muri video nakugejejeho ku munsi w'ejo, bitewe nuko Pi nago izaba ari coin icukurwa cyangwa iminingwa gusa, ahubwo izaba ari coin inakoreshwa. Kandi muri cryptocurrency iyo coin ikoreshwa cyangwa iyo coin ifite utility, biba bishatse kuvuga ko ifite nyine real demand, ifite uburyo ikoreshwa mu kazi ka buri munsi, irakenewe ku isoko bitewe n'umumaro na utility yayo. Iyo demand nayo yiyongera nyine uko coin igira utility, bigatuma igira demand. Iyo demand niyo ituma igiciro
kizamuka. Hanyuma reka turebe ikibazo buriya gikomeye Pi Network ifite. Nubwo twirirwa tuvuga tuti Pi kwa timu yadutangarije ibi, yakoze ibi, Pi yageze kuri Kraken, smart contracts zigiye kuza, Pi node validators, abantu bakoresha computer zabo, ziriya computer zigiye kujya zikoreshwa mu gutraininga AI, ariko tujye tuvuga nibitagenda neza. Buriya ikintu gisa nkaho ari ikibazo ni supply. Iyo hari supply nini, byanze bikunze bituma ya demand itagira real impact. Supply v demand. Pi ifite total supply ya coin nyinshi cyane, miliyoni 100, igihe Bitcoin ifite total supply ya miliyoni 21. Rero iyo coin ifite supply nini, bishobora kwefekta ya demand, kandi mubizi neza ko kuri Pi Network second migration yatangiye gukora. Rero uko coin nyinshi zigenda ziza mu isoko, bituma habaho pressure y'abagurisha, kuko baba baramayininze for free. Rero uko second migration nayo iri kugenda ikorwa, bituma igiciro kigabanuka, ndetse uko hari na coin nyinshi, hari supply nyinshi, hari coin nyinshi, ndetse ziri kugenda ziza mu isoko gahoro gahoro. Ibyo ngibyo bituma selling pressure yiyongera, bigatuma igiciro kigabanuka. Rero kuba igiciro kirimo kugabanuka, harimo niyo mpamvu, ntago ari ukuvuga ngo nuko hari ziriya ramos cyangwa se iriya hype yo kuba Pi yari igiye kuba listed kuri Kraken. Hari umunsi wa Pi Day, umunsi wa Pi Day, ubwo hari Pi Day, reka tubivuge gutyo, umunsi wa Pi Day, umunsi nanone wa Pi hakazamo Day, hari Pi Day. Rero byagombaga gutuma igiciro kizamuka. Hanyuma reka twirebere ni ibiki mu by'ukuri bizazamura coin ya Pi mu buryo bugaragara. Ubundi kuba Pi yarazamutse ejo bundi mbere ya Pi Day, cyangwa se ejo bundi bakimara kudutangariza ko igiye kuba listed kuri Kraken, nago iriya nyine ni exchange effect. Nago wavuga ko kwari ukuzamuka Pi igiye gukomeza kuzamuka, ahubwo iriya ni ya psychology y'isoko, ndetse uba ukwiye gukoresha ukayibyaza amafaranga. Hanyuma reka turebe mu by'ukuri ni ibiki by'ingenzi bizazamura coin ya Pi, kandi ikazamuka mu buryo burambye, ikazamuka muri bwa buryo itazasubira inyuma mu buryo bworoshye. Ngiye kukugezaho ibintu bine, kandi byanze bikunze uzajya ubona Pi kwa timu iri kugenda ibishyira mu bikorwa. Gusa ntago ari ibintu bishobora kuba ejo cyangwa ejo bundi, ariko uzabibona. Hanyuma ibintu bine bizazamura coin ya Pi mu buryo bw'igihe kirekire, ni igihe app nyinshi kandi za nyazo zizaba zubatswe hariya kuri Pi mainnet blockchain nka marketplace. Iki ni ikintu cy'ingenzi cyane, kuko nkuko nari mbivuze nyine ni kuri marketplace bizatuma habaho real utility, bizatuma rya faranga rya cryptocurrency rya Pi rizagira umumaro, kuko niba hazaba hari marketplace ifite app cyangwa amaduka akoreshwa, birumvikana hazakoreshwa iyo coin ya Pi. Iyo coin ya Pi izatangira gusakletinga, kandi uko ifaranga burya rizenguruka, uzabike amafaranga kuri banke, niba atari konte bloke ubika amafaranga kuri banke, utayabikuza udakora transactions, konti yawe izasinzira. Nubwo ufiteho amafaranga, nubwo coin hari, ariko itari kuzenguruka, ntacyo nta mumaro ifite, na utility ifite. Ariko igihe app nyinshi zizaba zimaze kubakwa, hazabaho payment apps, ndetse habeho na selling of goods and services. Ikindi kintu cyatuma igiciro cya Pi kizamuka kandi mu buryo burambye, mu buryo kitazongera gusubira inyuma mu buryo bworoshye, ni ukuba hashobora kuboneka izindi exchange za listing Pi, by'umwihariko zirimo nka Coinbase cyangwa
Binance. Mubizi neza ko iyo coin iri kuri exchange nyinshi zikomeye niko igaragarira abantu bakaba bayigura. Hanyuma ikindi kintu ni igihe community yakomeje gukora. Iki nacyo ni ingenzi cyane. Uko abantu bakomeza gukoresha network niko agaciro gakomeza kwiyongera. Buriya uko umining hari umusaldo butanze. Iyo ukoze mining icyambere ureba ad. Iyo urebye iriya ad Pi Core team yinjiza amafaranga, kandi ayo mafaranga nayo aragenda agakoreshwa mu bikorwa bitandukanye byo kubaka network. Ikindi kintu ni crypto market. Kuba crypto market yose yazamuka bitewe nuko iyo Bitcoin izamutse, bundi tuvuga ko isoko rya crypto ryazamutse iyo Bitcoin izamutse. Rero iyo Bitcoin izamutse na n'izindi coin zirazamuka nyine, kuko iyi soko rya crypto ryose rizamutse muri rusange iyo habayeho bull run coin nyinshi zirazamuka, ni ibintu byumvikana. Iyo Bitcoin yazamutse altcoin zikurikiraho. Icyo nicyo gihe twita nyine bull run. Naho y'isoko ryose rya crypto ribaye affected iyo rimanutse, cyangwa se iyo Bitcoin imanutse n'izindi coin nazo birumvikana riramanuka. Gusa ariko nkoze price prediction ariko y'igihe gitoya kandi nanone iri realistic, ubu tuvugana Pi iri kuri 0.18 by'idolari. Rero Pi ishobora kongera kuba yazamuka ariko by'igihe gito. Ubwo ndi kuvuga cycles z'igihe gitoya ishobora kuba yazamuka ikagera kuri 0.23, ariko nanone mu mezi ari imbere ishobora kuzazamuka ikagera kuri 0.3 igihe smart contract twaba turi gutangira kubona ko ziri gutangira gukoreshwa neza. Gusa ariko smart contract zonyine nizihagije kugira ngo Pi ibe yazamuka igere hahandi twita cyangwa se tuvuga tuti Pi to the moon. Smart contract wongeyeho kuba yakoreshwa neza ndetse n'ikoreshwa rya nyaryo nibyo byatanga kuzamuka kwa Pi by'igihe kirekire. Pi network gusa ariko iri kuva muri phase ya hype ijya muri phase ya utility, kandi buri crypto nini yazamutse inyura muri ibi byiciro cyangwa se muri izi phase. Bishatse kuvuga ko nubwo Pi iri hasi, iri ku giciro cyo hasi, ariko dukwiye nyine kumenya ko iri kuva muri phase ya hype yinjira muri utility phase. Kandi icy'ingenzi kumenya ko crypto coin nyinshi zikomeye zagiye zinyura muri ibi byiciro. Niba ushaka update nziza zagufasha kuba umupayone wa nyawe, niba ushaka kujya umenya amakuru yagufasha no kwinjiza amafaranga tudategereje izi announcement gusa cyangwa ngo tubifate nkaho ari ibintu biri aho ngaho, kanda kuri subscribe, kuko muri video zikurikira igihe tuba dufite any hype cyangwa se any rumors, nago nzongera gukora trade mu gikari, nubwo wenda usanga bitari sawa cyane nyine kugaragaza strategies zawe zose. Kandi navuze ko ibintu bya crypto of course ngomba kujya mbibigisha for free, kereka ibintu tuzajya twigana muri ya digital income master Rwanda class tuzatangira ku itariki ya 20 nibyo bizajya byishyurwa. Ariko of course nzakora uko nshoboye, nzajye mbigisha trading idasaba high technical analysis, kuko nago nkunda gukora nyine technical analysis cyane, dore ko ni ibintu bina risk, biba bifite risk guys. Ushobora gukorera amafaranga menshi mu gihe gito, ariko nanone ukaba yatakaza mu gihe gito, portfolio yawe ikaba yashya yose. Kandi ngewe ntago ndagira muri icyo cyiciro, niyo mpamvu nkunze kwikorera trade n'izi ngizi. Nizere ko niba rero nawe ushaka kugira izo skills, kanda kuri subscribe. Nago navuga ngo nzakora class yigisha trading, dore ko nyine ni n'ibintu nyine biri risk, kandi nago nkunze kuba nakigisha umuntu ibintu byatuma
arisika, ahubwo nzabigisha uburyo bwa nyabwo wakubaka online brand yawe. Kanda kuri subscribe unajoining rero iyo class yanjye yitwa Digital Income Rwanda. Turi kubategurira ibyiza byinshi, tubonane mu kanya gatoya. Imana ibarinde, bye bye.